koze cyane mpako kazina keza cyane rwose ndagushimiye. Kera byatanga ishema kereka hari burayi ariko kuri jewe biracyafite akamaro kwitwa umusaza. Ubwo rero nkaba nitwa Bahonga Justine nkaba ntuye mu Bwongereza. Urakoze cyane. Urakoze nawe ubwo twakurikizaho Generali Sagabo. Urakoze Valence, ndagushimiye kandi nishimiye ko iki kiganiro najemo nseta ibirenge kuko iyi televiziyo yanyu narinzi ko ivugira i Kigali none nsanze aho iri nta kibazo iri budutere kuvuga surutu nabo twahuriye bahuriye n'umuntu w'umusaza nibaza ukuntu nzamubona none ndamubonye rwose biranshimishije none nanjye biranshimishije cyane. Urakoze nawe Eugene we turahorana Valence nawe uretse ko mu iyi minsi atabonekaga ariko nawe turaziranye. Ubwo rero ndabashimiye kandi nkifuza ko nibikunda Imana nibishaka tukora ikiganiro cyiza. Murakoze. Dr. Eugene Rwamuco nawe umwanya wawe kugira ngo usubize abakunzi ba radio televiziyo Impinduka. Yewe ubwo bakuru banje bamaze kuvuga ari amagambo meza kugira ngo ngire icyo nongeraho birangora cyakora nanjye rwose ndumva bisa nk'ubunani kuba ndi hamwe nabo mu kiganiro. Bahunga n'umuntu nkunda kandi nubaha kandi rimwe na rimwe tujya dukunda no kugira ibyo twivuganira mu gikari. General Sagahutu turasanganwa amaze kubivuga nawe nuko. Ubwo rero ndumva narinzi ko nanjye natumuye muri deba none nsanze ari mu kiganiro cy'abavandimwe nabyo si bibi. N'amahoro, reka twumve uko tuza aho uja kutuganisha. Murakoze mwese, ndabashimiye rwose. Nkuko nari maze kubivuga turagerageza gusesengura mbese ibibazo bijanye n'umutekano hariya iwacu. Turibanda cyane ku burengerazuba bwa Kongo, ariko mumbabarire wenda gatoya gusa mbasabe buri muntu avuge uko abona kiriya kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda ziri guhungabanywa muri Malawi. Ndumva mwabikurikiye mwese, nzi ko mukurikira. Mwagira icyo mubivugaho cyangwa murumva wenda utari pure yavuga ati sindi pure kugira icyo kubivugaho ukuntu kiriya kibazo muri kukibona n'uburyo cyakemuka. Uhereye ku ngaruka se kandi twari tuzi ko duhera ku kibazo ahubwo aho ntuza kutugora Vale. Niba mwumva noneho turakigarukaho nyuma bya byose nuko nandi kugira ngo tukirebe turebe wenda cyaba ari intandara mu by'ukuri. Ubwo ndumva nka Eugene atangiye kuvuga ati wenda twari kugeraho ngo tugihurize tukirangirizeho turebe ubundi umutekano w'iwacu. Nkeka ko wahungabanyijwe n'intambara y'inkotanyi ku itariki ya 1 z'ukwa 1990, sibyo? Sinzi niba murabyemeranya nanjye ariko nje niko mbyumva. Noneho uko yagiye uzamba kuva nyiri inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi, nkeka ko atari ibintu byo kubwira abantu byo kwigisha n'ibintu ni hamwe twese turabibona. Noneho nkagira ngo mbabazi, mubona zirangabo zagiye ziza muri Kongo, harimo MONUSCO, hari ubu hari EAS, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, hari n'ingabo zigiye kuzaza zo muri SADC. Murabona kiriya kibazo kurakuza kwa zirangabo hari zihamaze imyaka irenze 10 n'ingahe, kuki bidakemuka? Impamvu nizihe? Ndagira ngo duhere kuri Sagahutu w'umusirikare wenda yatubwira ashingiye no ku byabaye iwacu niba hari impamvu abona igaragara twakwizera ko zirangabo zizadufasha cyangwa se twagira impungenge z'uko zishobora kutazadufasha. Urakoze Valence. Aveti ndongera nsubiremo, ndi kugerageza kugira ngo numve neza icyo uri kuvuga, ariko rero ntabwo nakubeshya ngo ndi kukumva neza. Ikibazo ndumva cyo nacyumvise. Uribaza niba hari chance ko ziriya ngabo zazakemura ikibazo cy'umutekano uri mu burengerazuba bwa Kongo
no mu karere ukavuga ngo tugereranye n'ibyo twabonye iwacu byo kugereranya byabaye iwacu buriya muzehe Bahunga yabivuga neza kuko burya hazamo ibintu bya diplomasi rimwe na rimwe nkatwe abantu basanzwe ntitusobanukirwe ibiri kuba ariko rero ubundi biriya hari condition kugira ngo nka ziriya ngabo zishobore kurasa urabona uriya mu generali wo muri Kenya yarabyirinze bigera naho yigendera ariko rero icyo gihe biriya ni ibibazo by'ibihugu kuko ntiyaragombye no kudemisiona bashobora kumubwira ngo atahe bagashyiraho undi ariko rero ngewe burya igihe abantu babaga bari kwinuba ngo kubera iki ziriya ngabo zitari kurasa aricyo cyazizanye numvaga hari ibyo turi kwirengagiza ntabwo bapfa kurasa hari amabwiriza aba yarashyizeho izo ngabo n'ibyo baba barazisabye gukora ntabwo umuntu uziyoboye mwahurira mu nama ngo mubwire ngo ni murase ntibishoboka ntabwo bikunda mubona ko imikorere ya ziriya ngabo iraruhanije cyane kubera ko zigenda zikora ku mabwiriza menshi kandi agenda ahindagurika barajya i Rwanda bagashyiraho amabwiriza bagashyiraho n'ingengabihe bakajya i Nairobi bakandika ibindi bakajya i Bujumbura bakandika ibindi ku buryo nk'abayobora izo ngabo burya bagira ibibazo cyane bagira ibibazo bakavuga bati reka ibi bintu tubiharira aba banyapolitiki kuko nibo bari kubidesida nibo bari kubyemeza noneho ubwabo aribo bazavuga bati ibi bintu bikorwe gutya ngewe rero ku bwanjye uko mbyumva na experience dufite twebwe nk'abanyarwanda mwene ziriya ngabo ntabwo zikemura ikibazo iyo mwebwe bene igihugu ingabo zanyu zidafite imbaraga zihagije zo kwiyempoza zo kujyamo zikerekana agatuza nicyo kibazo bafite hariya bene wacu bo muri Kongo baragerageza bati dukurikize amabwiriza dukurikize diplomasi kandi abandi l'adversaire uwo bahanganye we akeneye gukoresha imbaraga akabona ko agomba kukubaha cyane cyane ko we atekereza ko nakoresha ingufu koresha amayeri ibyo nibyo basanganywe ariko niyerekana agatuza abandi nabo baraseda bajye kuri table de négociation ariko ibyo ngibyo sinabijamo kuko nzi ko hari mukuru wanjye ubisobanukirwa kundusha no icyizere wagira kuri ziriya ngabo ni gikeye maintenant kuvuga ko kwibaza niba ziriya zindi zizaza mu kwa gatandatu zifite icyo zizongera cyangwa se zigahindura umuvuno uko byari bimeze yewe ndabyizeye kuko buriya SADC igirana amasezerano n'ibihugu biri muri SADC ku buryo abandi bantu bataturuka ahandi ngo baze kukuguruga noneho SADC iceceke ariko sinamenye neza impamvu nk'ibihugu nka Tanzania byari byafashe position yo kwicecekera gusa n'abarebera ariko rero icyo tuzi nuko irya brigade d'intervention n'ubundi iracyahari nubwo yambaye casquette ya MONUSCO ariko irahari wenda kubera ibyo twabonye le communiqué de Windhoek nuko wenda de force ingabo zizajyamo atari za zindi twari twamenye cyagihe muri
brigade d'intervention. Brigade d'intervention yari irimo Tanzania, irimo Malawi, irimo na South Africa. Ubu rero bariya nyine ba SADC ntabwo nabikurikiye neza, ariko ntabwo mpamya ko ari abo ngabo gusa bazazana ingabo. Ibyo ari byo byose nibaza ngewe numva ko hari ibintu byinshi bizahinduka, kuko ntabwo bazemera ko uriya mutwe n'ubundi bari baratsinze ugatsindwa ukavaho, ko wagaruka ukongera ukabatobera ku buryo igihugu cya Kongo bagitera ibibazo bingana kuri njye. Bo rero icyo bagamije ngewe ndabumva dans les coulisses bariya ba M23 nabo bafatanije twese tuzi, nuko bashaka nyine kutavamo nk'imitereri, bakavamo bafite ingufu. Donc bakabanza forcer la main, bagaforce uriya mutegetsi kuva kwizima akemera kuganira nabo. Nawe rero burya hari disposition aba yaragiye afata, abadiplomate babisobanukirwa kundusha, kugira ngo d'une part ntahubuke ngo afate icyemezo gishobora kumugora, ariko d'autre part ntasede facilement. Nzi neza ko hari quelque part hari abantu bamupressura, amubwira ngo hindura ibyo ngibyo wavuze, hindura, ariko nawe akabikora uko akora ubu ngubu. Ngewe rwose ni impeccable. Wenda les diplomates le voient autrement, ariko ngewe nk'umusirikari iyo mbona uko bagenda ba étape par étape n'ibibazo bafite, ngewe nzi mbona babikora neza kugera ubu. Muri make rero ubwo ndavuga ko ingabo za EAC ntabwo zakoze nabi, zakoze zikurikije amabwiriza zari zahawe. Iyo urebye ukuntu ibintu byagenze, kuba zagera mu kwa gatandatu zigataha zikareka abandi bagakomeza, nibyo byakabaye icyifuzo cyanjye. Ariko rero nkaba mbona abo muri SADC nibahagera umuvuno uzahinduka, tukabona des resultats. Murakoze. Urakoze cyane Generali Sagahutu. Ndagira ngo nkuko nyine wabivuze uti hari umudiplomate nabivuge, reka duhe ijambo muzehe Justin Bahunga abivuge nawe twumve kubona nyine cyane wenda atsindagire kuri icyo kibazo wavuze cya diplomasi. Urakoze cyane, ndashimira cyane Sagahutu kuko yampaye ubushobozi wenda nta burenze ubwo mfite, ariko ibyo yavuze byose ikigusesa nuko wagira ngo ahubwo yari muri diplomasi. Nawe ibyo yavuze hari ibintu bikomeye cyane yavuze, kandi nemera, kandi cyarangije avuga ati yewe uko bakora nanjye ndabyemera, nanjye niko mbibona. Ariko akavuga ati ikintu yavuze numva tugomba gusubiramo gikomeye cyane yavuze nemera ugiranije n'ibyo wacu, nuko la force n'est un outil comme la diplomatie est un outil d'une cause politique. Mu Kinyarwanda uko ingufu zikoreshwa kugira ngo ni igikoresho cya politiki, igomba kuba ariyo. Ni nayo mpamvu iyo mbivuze nagize Imana arahari, iyo ndebye jewe nkurikije experience yanjye, icyatsinze leta yari iriho, cyangwa abasirikare bacu, ntabwo ari bo, ntabwo ari uko barushaga kumenya kurwana, ntabwo barushaga ingufu, ni ukubera politiki yo mu Rwanda. Niko nabibonye kandi naho nabikurikiranaga. Ni politiki yabyishe yatumye tugera aho twageze. Ntabwo ari abasirikare batari bazi kurwana, batafite ubumenyi n'ubushobozi. Niko bibona jewe, wenda zakuzema, ariko niko nabibonye jewe. Na hariya rero muri aho bitandukaniye, wenda muri Kongo hariya, nuko bo urebye aho dutandukanye, nuko politike hari ikintu cyuko cya patriotisme kirahari. Mu Rwanda iwacu intambara itangira, abantu babuze reka turwanire imyanya,
turebe uko arusha uko byagenze byari kuzagabana inka yaguye hasi ngo tuzafata akaguru nzafata akaboko nzafata ugutwi n'ibindi byo cyabyishe mariko nk'arwanira ku gihugu kiriho deja kandi kirimo kubacika aho bitandukanye na Kongo rero nuko burebye raporo ntuz'abaturage nacyo ntekereza ko bibeshye bakora evaluation bashaka gutera muri Kongo bari bazi ko bazahera ko basubiranamo ugasanga rero ahubwo byarerekanye ko Kongo bahuje n'urwanya leta avuga ko leta akora ibihagije kugira ngo avuge yuko ko atagomba kurwana icyo numva ari ikintu gikomeye cyane ngomba gusubiramo gikomeye nuko politike ari icya kabiri yavuze nacyo nemera bari kubisubiramo nuko avuga ati kurwana nanone niho bizira bari abasirikare kugira ngo barwane ntabwo bagomba kuvuga ngo reka turwane nigeze kubona perezida Tshisekedi abwira mu general avuga uki mutare mu kubakubita ariko ntabwo ari akazi ke ni order agomba guhabwa nabo ntagomba kugatanga aro nanjye nkemeranya na Sagahutu yuko ko bayo ntabwo bakoze ibyo politiki yabwiraga gukora umuntu yishaka avuga ati kuki mutabakubita kuki mutegereje iki ariko hari abavuga batandukanye ari Uganda ari nacyo minisitiri agiye muri Amerika ari na perezida wa Tanzania muri Afrika y'Isi bavuga ngo ntabwo bajyanywe no kurwana aho rero barabizi kuko yavuze ati bya diplomasi abizi kundusha yageze kabizi kundusha ntabwo usindi ntabwo wifusha abantu benshi nushobora kuntuza kutapfusha abantu benshi anano ranyimutsa ko iyo ntekereje nanone Kisegeda avuga ati hari za solution nyinshi cyane hari polisi nyinshi cyane twibagirwa ko muri Kongo bafite za televiziyo zirenze 145 dufite 3 gusa aho rero nanone kandi n'abantu bahari bamurwanya binjiye mu gisirikare barimo adashobora kuba yakuramo ibintu harimo kujira rero harimo kukohana nabyo ni binshi cyane kurusha twebe twivugira ko ibintu nkaho ari noir ou blanc n'umukara cyangwa ni igitare ararwana n'ibintu byinshi cyane aho nkavuga nanone nk'uko yavuga ko tugomba kubirebera ku byo ari mu gukora uko igihugu paysage politique uko imeze kuri rwego twako byagenda ikindi yitandukanye nuko ziriya force zaje mu Rwanda cyambere wenda nababwira mu agenda yari hari nuko burya barwanda Arusha bikinatangira ntabwo FPR yashaka kugira ngo hazaje ziriya force za Nations Unies mu Rwanda delegation Rwanda yabishakaga bashaka ko haza 5,000 FPR boko ishaka ko haza 2,500 kubera iki hari uwo mugambi yuko bashaka kuzaza force idashobora kugira ngo izashobore kurwanya bazashakira kurwana cyane cyubona ntibakiza ariko nuko byagenze ikindi baza nyine bavuze ko ari ukuza kurebera ko amasezerano ajya mu bikorwa muzi ko nanone igihe cyashize wenda wabigeranya no muri iyo ndiragira nkuko Uganda yatinze kujyana y'abantu uza nkaho igihe twasabaga yuko haza abantu bo kureba ko niba hari FPR mu Rwanda muri buka General Opalei wa Nigeria bagomba kuzana n'abantu bagomba kureba umupaka niba koko FPR mu Rwanda yamaze umwaka ataraza bagishakisha kugira ngo babone ko hari nibura akantu bafata ko mu Rwanda kugira ngo bazaze bavuze akerekane muri Kongo rero mbona bitandukanye ko noneho nibo igihugu nicyo cyasabye abantu ko baza uretse kubyo bya East Africa ngo bintegereza ko hari abantu babiri inyuma kugira ngo bitazakora ariko urebye muri Kongo ikikomeye cyane nuko abaturage bavuga twebwe ntabwo dushaka kandi abategetsi bagasana bakurikira ibyo leta ishaka mu Rwanda rero hari division ikomeye cyane bikabinatandukanye ikindi navuga nuko bazamara iki aho ngaho nanone nkagarukira Sagahutu kuko udebye twari dufite abasirikari ariko bo ntabo bafite nta gisirikare bafite kandi bakigeze gikomeye nuko babyiyemerera
uburyo amadisikuru yabo bavuga bati kuki mutabona ko mugomba kwirwanaho. Nanone ikintu yavuze sagahudi gikomeye cyane, ikizakiza kiriya gihugu na ntuza na arme yabo, arme nationale yabo. Abantu barabanenga bavuga kuki batakubita kujye batageza bati, ariko nka Kigali mvuga nti ibi nabo barabyivugira, nuko hari ikintu cya mbere bakoze cyitwa diplomasi. Nkuko nemeranya nawe kubakoze akazi gakomeye cyane, kwaho bigeze bagejeje aho umuntu uza ngo ushaka umwanzi agera. Byerekeye diplomasi barayitsinze. Ikindi cya kabiri banabyemera bavuga bati, twebwe arme yacu ntibishoboye, dukeneye ikintu cyadufasha kugira ngo twisuganye tuzagere kuri iyo nivo. Mwabonye abantu bagenda bafata ba infiltré, abandi bagenda bagambana, ni processus ku buryo utabagereranya natwe kwa dufite arme hari professionnel kuri akazi kayo, bigaza kwicwa nta politiki. Ngo nabwira ngikombe bona jewe politiki niyo yabyishe aho. Rero akavuga ati uko bazi neza ko ikizakiza kiriya gihugu ari uko bafite ingufu zabo barimo kubaka. Icyo bari kuba babizi ni ikintu gikomeye, kuba bikorana n'ikindi kintu. Iziya force ni ziza, cyo ntekereza nanjye nuko bo hagiye kuba competition. Numvise ko abajyakemba bavuga bati twebwe ntabwo tuzahava, ubakanga ko bagiye kuhava kuko no bafite inyungu, ko ari Kenya ari Uganda bose bafite inyungu zo kugira ngo bari hariya ngo berekane ko bafatanye na Kongo. Mujye mwibuka ko Kongo ari miliyoni 100, izo miliyoni 100 baba bari bisoko. Aho rero nkategeza ko kugira ngo nibaza bari muri SADC, nicyo ntekereza nuko batazicara, batazemera yuko bakomeza kuvuyanga hariya, cyane cyane ko muri declaration bavuze ko bagomba gukora bashoboye kugira ngo hazabe hari umutekano mbere y'amatora azaba. Ibyo biragaragara cyane. Yego, numva nabangarukiye ntekeye aho ngaho numva nagiye kure cyane. kugira ngo bakoze ndagira ngo dusabe na Rwamucyo, kuko mu bintu muvuze icy'ingenzi numva rwose mwese mwumvikanye ko hari ibyo Kongo ubwayo iri gukora kandi iri kubikora neza, nubwo rwose idafite sinzi ni muzehe ubivuze, ariko ngiye wenda nkeka ko ubu igisirikare cya Kongo gishobora kuba cyarahindutse, ntabwo kimeze nk'icyo hari kiriho ku gihe cya Mobutu. Ariko reka dusabe na Eugene nawe Rwamucyo n'abagira icyo bivuga. Yewe uribwa se ko kuri icyo kibazo ngewe ndumva ibyo byose birasa gahutu, ibyo na bahunga, ibyo bintu ndumva babisobanuye neza. Sinzi ngewe icyo nakongeraho. Ikintu gusa ntekereza nuko ziriya ngabo za SADC zije zisanga izayase kontreroma wenda y'ibyo bo bamaze kuvuga, ngewe ndabona ari cyo nakwita un cocktail détonnant. Nge mbonamo ahubwo nge ndabibonamo ikibazo. Muti gute? Bambabarire kuko ntabwo ari uku Oya rwose. On est d'abord quand c'est bon. Ngewe hari ikintu bahunga harangirijeho très important. Sagahutu baravuga ati SADC iraje kandi yo ntabwo ishipota nk'abandi, kuko yo ngo hari amasezerano yaba ifitanye na Kongo, wenda SADC idafitanye nayo, plutôt ntuza EAC idafitanye nabo na Kongo. Bahunga akavuga ati nyamara numvishije hari uburyo EAC ishobora ngumenya abakenya baravuze bati ntabwo tuzagenda kubera akantu yavuze, wenda batabishizeho accent, kubera inyungu bahafite. Twakwibaza duti EAC, kuko ngewe SADC ntabwo ndayitindaho cyane, ikibazo ndakibona kuri EAC inyungu ifite, ako ngako wenda bahunga yongera agasobanure, inyungu ifite muri Kongo ni iyihe? Noneho icyo naza no kongera kubaza generali, navuga intese ko abasirikari yo bari kurebana mu maso,
umwe araza akabwira undi ngo shango igirayo nkuzungure we byarakuraniye ngewe ndaje mbikore maze wenda hakazabura isasu rigenda. Icyo navuga kuri ku byo bakuranye wenda batakomojeho kuko ikiganiro uko mwari mwacyanonje no kuvuga ngo kuki Abanyarwanda bahozwa ku Nkeke, ariko numvise twivugiye Abanyekongo cyane cyane kuko iby'u Rwanda mu by'ukuri byagiye muri Kongo. si byose natangiriye ni ukuvuga ko eshikiye yaba politike yaba militaire yaba diplomatique yose y'u Rwanda ubu ngubu yagiye muri Kongo. Ariko mwibuke hari akantu keza Bahunga yavuze, General Parey bamubwiye ngo aze kureba inkotanyi ziri mu Rwanda, ati yategereje umwaka wose. Yarategereje iki? Ese ni twebwe Abanyarwanda twayobewe kuvuga ko inkotanyi ari Abagande kandi zije ziturutse i Bugande. Bahunga yarariyo. Noneho muri uko guhishira umurozi turaburya da, umuti twarawunyoye, uburozi turabunywa kugeza aho butwiciye, twese duraho turi. Ariko kugira ngo batunyweshe uwo muti ntabwo mwabivuze, ntabwo ari uko bari abantu baturutse i Bugande barushaga abasaga Hutu ku Rwanda, pas du tout. Nuko bari baje batumwe. Ababatumye rero babahaye inkoni zo kudukubitisha, baradukubita karahava kandi baracyadukubita. Ikintu gihari rero ni épreuve de force. Épreuve de force iri hagati y'Ubugande n'u Rwanda na Kongo, kuko Ubugande n'u Rwanda ni kimwe, kuko en fait murabizi ko abategeka u Rwanda baturutse Ubugande bamaze kuyogoza Ubugande baraza bicara mu Rwanda, u Rwanda bararuyogoza bose barabarangiza, none barashaka no kujya muri Kongo. Donc ni bamwe. Ukuvuga ko Museveni wa mugambi nge nita umugambi wa Museveni na Kagame ntabwo urarangira, kandi wa mugani l'objectif ultime yari kugera muri Kongo. Noneho rero akantu kugira ngo ibiganiro bize kugira nuko Bahunga yageze kuvuga ati Uganda yari yaratinze kuza muri Kongo. Ntabwo yatinze, yari ihari. Uganda iri muri Ituri, niyitegeka province ya Ituri kuva muri 2013, kuva mu 2013. Hari abasirikari bayo ba Uganda. Abasirikari ba Uganda nibo bakora ordre muri Ituri. Kuva aho Thomas Rubanga yagiye bamujyaniye hamwe na Ntaganda muri CPI. Icyo nacyo gishobora kuba ikindi kiganiro cyihariye, ariko ni plan byose biri muri yo gahunda. Noneho ikindi nuko Abanyarwanda kugira ngo batere Kongo ejo bundi mu kwa gatatu muri 2022 hanyuze Bunagana. Bunagana ni hehe se? Si mu Bugande. Ni ukuvuga rero ko Abaganda bari muri Kongo hamwe na M23 kuva kera na kare. N'ubu ngubu noneho nibo barizavuga bati ntabwo tuva aha ngaha, nibo bari kuvuga bati ntituzahava n'ubundi. Ikindi cya nyuma ngiye kurangirizaho nuko Kongo yinjira muri EAC byabereye kuri Zoom, ariko barageze aho babwira Gisegeti bati uzaza usinya. Amaze gusinya, niba muze abashakashaka muzashake neza, nyuma y'amezi 3 gusa EAC yamaze kuvuga ko abaturage bo muri EAC bashobora kwiyinstara aho bashaka librement. Kandi mwibuke ko icyo gihe EAC ubwo yari imaze kuba igishobora kugira isoko ry'ibihumbi 300 à peu près, kuko
$250 kuko Kongo yarizanye miliyoni z'ijana Bahunga yageze kuzivuga. Ninde wazivirira? Nje mfite ubwoba bukomeye cyane ko yase ntahizajya, kuko ubu iyo yari hari ya commune force d'occupation. Ikintu Sagabuti yavuze kiza nuko abo bari abantu bo muri yase, kuko nge na M23 nyishira muri yase, mumbabarire, bico bashaka no gufata. Nge ntabwo ndi umudiplomate, murumva nta gant diplomatique ndafata. Ntabwo bashobora kuvirira, ntabwo bashobora kwibuza gufata igihugu cyose, kandi ubukungu bwa Kongo ni scandaleux, burakabije. Ababatumye ntabwo birwanira. Donc icyo kintu cy'ubukungu nacyo twoye kukibagirwa, nuko abasahura bakomeza kujyana bataguze, batanze imbunda gusa. Tutavuga ngo bazarekeraho ngo nuko habaye amasezerano cyangwa ngo nuko Sadek yazamutse. Nge nibwo nicyo kintu nibwo bwo bafite. Harangiza rero navuga nti ntabwo ibintu bishobora kurangira Museveni na Kagame batavanye amaboko kuri Kongo. Kugira ngo bayavaneho umuti, donc igisubizo mwese muragifite. Abandangirije sibyo ngo iki umuti no guca akaboko cy'ico gisambo kiri kwiba. Oui, donc tureba paysage politique yo muri ibyo bihugu byose uko ari, umuntu yavuga Ubugande, Kongo n'u Rwanda, tugomba kumva ko tugomba no kureba noneho na geopolitique. Nibyo ngibyo navuga, naho uko koko ayo maboko y'ibisambo ni ngombwa kuyaca. Iyo utayaciye ntabwo wabuze igisambo kwiba kandi kigifite ukoko. Murakoze mwese, kuko uburyo mubivuze murabisobanuye rwose, mu bisesengwe neza. Ndagira ngo nkomeze nangaruke d'abord ku buryo nari natangiye mbasaba ku kibazo cy'u Rwanda cy'Abanyarwanda, ariko ntabwo twagira igihe cyo kugisubiza. Ahubwo ni kugira ngo twibuke ko kuko Rwamuco aramaze kubivuga ko nyirabayazana wo kuba muri Kongo hari ibibazo, hari umutekano muke, mbere na mbere mu Rwanda. Ariko nari nabivuze ko intambara yo ku ya mbere Ukwakira 19 ariyo yabaye nyine ntangiriro yiriya, mbese yabira byose yaramahano turi kubona mu karere kose, biriya byabera mu Rwanda bikaba bikomeje kuba. Noneho mumaze gusesengura gihe mwese mwari muri gusimburana, nibutse 1998 mwese ndumva mubizi, igihe Kabarebe yari premier, yari chef d'état-major muri Kongo. Noneho uburyo yahavuye igihe ashaka gukora muzi ko habaye nanone haje abantu bavuye muri babandi Sagabuti tubwiye bavuye muri Sadek, nibo mu by'ukuri nibo batumye inkotanyi zidafata Kinshasa, sibyo? Est-ce ubu muri iki gihe ko turi kubona nyine uko musesengwe neza, batubwiye diplomasi, batubwiye la force Kongo igomba kugira, ikaba fier, ikaba sur en sa propre force. Ibyo ni general babivuze. Noneho diplomasi murabivuga, ariko kiriya kibazo cy'uko situation imeze EAC murabisobanuye, byumvikana ko hari abantu nyine nibutse un article yanditswe muri 1997 bivuga uko armée ya FPR mu by'ukuri ari abamercenaires bawo ngabo nyine manipula la situation kugira ngo wibonere inyungu. Jusqu'aujourd'hui niko bimeze, ariko ntabwo ari armée y'u Rwanda gusa, na armée ya Uganda. None ubu ngubu general wakongera kutubwira uti iyo analize watubwiye ko wizeye ko Sadek izabishobora. Umuntu wese ashaka kubyizera, kumva ko koko avec l'avenir ya Sadek hawo umutekano. Impungenge ziturutse ku byo Rwamuco avuze uzifasha ute, uzakira ute? Urakoze. Amfite ibyo Rwamuco yavuze ndabizi kandi nibyo, uretse ko uko abizi nanjye ndabizi, uretse ko abivuga abiniwansa un peu.
bariya bantu u Rwanda n'Ubuganda, uretse ko yavuze ko Abaganda bari muri turi kuva mu myaka mike, ubundi Abanyarwanda n'Abagande bari muri Kongo kuva muri 1996. Abantu bagomba kwitonda, ariko rero biriya muzi l'episode ya Mwanga Cucu iriya yerekanye ibintu byinshi. Ibyo yerekanye byari bisanzwe bizwi, ariko rero hagombaga ikimenyetso kugira ngo ibyo bintu byahagaragara. Ibyo rero byari byaramunze Kongo mu nzego zose, y compris mu ngabo. Mwari muvuze ibyerekeye Kabarebe ajya kuba chef d'état major. Bariya ni abantu ambitieux. Hari umuntu uherutse kumbaza, ariko twariganiriraga, ari kumbaza ngo kubera iki ngo abona abategetsi b'u Rwanda badashaka kuba mu mwanya wabo, ahubwo bashaka guhora bajya hejuru. Nanjye ndamubwira ni bya bindi nyine by'akahe kayitsinzi Bugesera. Nubwo bariya ikintu kizabashobora nuko mu kuzamuka kwabo, gushaka kuzamuka hejuru, bazahanuka noneho bikarangiriraho, bikaba ukundi. Nubwo Kongo burya ni igihugu uko Eugene yavuga ni scandale géologique, ariko burya ni igihugu gikomeye cyane. Kongo irakomeye. Njye nize muri Kongo ibya gisirikari, niganye n'aba ofisiye ba Mobutu, bo muri DSP, ariko twigaga ibya blending. Icyo gihe Kongo yari ifite abasirikari, nibyo, ntabwo ariko bishaka kuvuga ko ubu nabwo nta basirikari bafite. Barabafite, kandi abantu bafite inyungu mu bukungu bwa Kongo bari gushyiraho imbaraga zihagije kugira ngo babaforme, babatoze, babaha ingufu zigaragara. Ngira ngo mwarabibonye, iriya Sukoyi 25 iri kurasa, abantu bakagira ngo ni Sukoyi 29 iri kurasa muri Ukraine. Kariya na gatoya karasa kakabatesha ubutwe, ariko rero n'izindi zitarashe deja, kuko biriya bamaze iminsi batarasa. Ntabwo ari ukuvuga ko indege zitari kuza, ziri kuza. Noneho biriya rero wavugaga ibyo turi kuvuga, ibyo turi kuganira, hari ibindi nyine, uretse ndi kwirinda kwinjira muri diplomasi nka biriya bya Opaleye. Inge twarahuraga kenshi mu Mutara, ni groupe ye bagendanaga, harimo abofisiye bo muri Zaire n'abo mu bindi bihugu. Ubwo nirwaga mbirukankana ku mupaka ndi kubereka ko nta hantu inyenzi ziri, ariko ikibazo ntabwo cyari icyo ngicyo. Abantu bagomba kumenya ko burya inyenzi tuzishushubikanye mu kwa 10 zaragiye, ariko Ubuganda bujya kuzikorera diplomasi. Ubuganda n'Ububirigi, ba Muzehe Bahunga barabizi ukuntu Ababirigi batugiriye nabi, kugera ubwo batwima n'amasasu twabuze. Noneho ibindi bakoze rero ni byinshi, ariko twebwe uko tumeze ntitwashobora kubibona, ariko abadiplomate barabizi. Donc bagiye kuranforsa diplomasi ya FPR, ku buryo abo ngabo ba Opaleye babohereje, ntabwo baburaga pretext yo kuvuga bati twebwe batubwiye ko tuza, ariko resources de financement ntabwo turazibona. Ku buryo Opaleye yarazaga tugasangira ibiryo i Nyagatare, kuri ration y'umusirikari na General Opaleye akaba uzi ko twebwe nta bagenero twagiraga General Habyarimana,
ariko ntitwari tuzi uko yarya, ariko yarazaga yagera i Nyagatare tukamuha ku nyama twokeje, akatubwira ati nta budget dufite yo gukora. Donc nuko diplomasi ikora. Bahunga arabibasobanura. Donc hari criteri nyinshi cyane, urabona nk'iyi yase muvuga, yase icyatumye wa mu generali w'umunyakenya ademisiona, imwe mu mpamvu yavuze ngo nuko Kongo idatanga amafaranga yemeye gutanga kugira ngo abantu bahembwe n'iki cyose. Byose urumva, ubwo urabyumva neza, urumva loje. Donc bashaka impamvu ituma ibyo bagombaga gukora n'ibyari bizwi cyangwa ibyo batemerewe, impamvu ituruke iwanyu. Malheureusement ntibikunda kuri Kongo, kuko Kongo nyine nayo burya ifite abantu nabo bagiye guca inyuma barasobanura ibintu. Navuze biriya bya manga cucu, abantu burya babibonye do fasade, ariko burya hari ibintu byinshi byacukumbuwe n'ubu bigicukumburwa by'ukuntu iriya dosiye yo gufata Kongo yari yateganyijwe. Donc Abanyarwanda ntabwo ari Abanyarwanda, ni agatsiko kari mu Rwanda kari kabiteganyije ku buryo abo bose kacengeje kuva mu gihe cya Kabarebe, bari bategereje sinyali kugira ngo bakore ibintu mu nzego zose, ariko byarabaturikanye. Byatewe n'iki? Nuko Abanyamerika babyinjiyemo, batanga icyo bita intelligence. Baravuga bati aba bantu n'aba ABCD mu bakurikire. Nibwo bagiye kumenya ukuntu bariya bita Abanyamurenge bari bafite ingabo ziruta iza Kongo. Ubwo mwabyumva, abantu ni bakeya ariko bafite ingabo ibihumbi 6 hariya kuntuza ku Imurenge. Ubwo mwabyumva, na source de financement continue. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byashobora kugaragara badashyize hanze biriya bya mwanga cucu, ngo bashyire hanze ibyo by'abantu bakora za harambe muri za kiliziya muri Amerika no muri Canada. Ibyo byose byagombye kugaragara. Ibyo rero nibyo navugaga nti la diplomatie de la RDC yarakoze kandi iracyakora cyane. Hanyuma ibyerekeye icyo Eugene yambajije ntabwo ndakimubwira techniquement nk'umusirikari. Ntabwo ingabo ziza ngo zihangane ngo zitangire kurasana, ntabwo bibaho. Donc c'est la politique qui joue. Kandi muri ziriya circonstances ntabwo politique izaba incapable, izananirwa gutanga amabwiriza ntarengwa. Donc abasirikari bashobora kuza bakaba positione, bakajya barebana entre guillemets comme des chiens de faïence, ariko ntawurasa. Kandi rero iyo abantu baje muri za mission nka ziriya, nta mujenerali n'umwe ushaka gupfusha umuntu. Ibyo ngibyo mubimenye nuko bimeze. Buriya sinzi uko muri Ukraine babigenza, ariko rero mwumvise ko les Américains bavuze ko badafite n'umusirikare n'umwe ugomba kujya gupfira muri Ukraine, ko bazabafasha ibintu bakabaha imbunda kugeza igihe Abaukrainiens bose bashira, ariko badafite umusirikare uzajya gupfirayo. Icyo vous comprenez cela? No muri biriya byo kohereza abasirikari rero barese ntabwo nzi icyo mbwiye. Ndavuze nti ntibujije ko harimo Abanyamerika bari kugwa muri Ukraine. Bajyayo, ariko urabizi wowe aho uri, nzi kuzi uri gukurikira ukuntu bapfa. barapfa cyane nuko batabivuga. Bo donc icyo navugaga nuko ingabo za Sadeki nizihagera, icyemezo kubyo zigomba gukora kiri mu maboko ya Kongo. Nongo Kongo nivuga ko muri ziriya ngabo, numva ko yabivuze ariko simbizi, ntaho nabibonye, ivuga ko izindi ngabo za EAC zigenda hagasigara iz'Uburundi. Niko nabyumvise.
icyo ni ikintu gikomeye cyane. N'abariya bavuga ngo bafite intere zituma badashobora kuva muri Kongo, ntibabona argument yo kuvuga ngo ndagomba muri Rucuru ngo kuko nahageze ngo nkaba narahashize umutekano. Gute se kandi nyiri Rucuru atemera ku mutekano waho hashize? Donc bazababwira bagende, tout simplement bazababwira bagende kandi bazagenda. Erega ubu ngubu ibintu byarahindutse, ntabwo wa wundi wahekwaga byarageze ko yigenza. Ni ibintu bikomeye cyane, nta mishinyo irimo. Ebi icyo nagira ngo ndangirizeho ni agafoto nabonye nakarebye bihushuka, wenda nari ngize, ariko berekanye uriya mugabo w'ibigofero, Muzehe Bahunga aramuzi, yicaranye n'umuhungu we, umuhungu ari kumureba nk'inshira, undi yerekeje ibitugu tudashobora kumenya ibyo ari kuvuga, ariko agomba kuba yari ari kumugira inama ati wa musazi we, itonde hano ishyamba si ryeru, ntabwo dushobora gukora ibyo dushatse byose. No mujya mbona uriya muhungu mwene ibigofero yari gusaragurika muri biriya byose, ugira ngo nta bwenge afite, ariko arabufite. Buriya ise rero nawe icyo akora ni uko iyo abona bigiye kurenga aramuhamagara, bakicara kwa kundi akamwihanangiriza. Burya bari kumukubita ku ntoki, ari kuzana ngo bya Rudahigwa n'iki cyose. Ubwo wenda nditonda kuko ntaza gutarukira ku by'umutekano, w'abantu bacu, wenda nitubigeraho nabyo turabivuga. Rudahigwa ntayizaba. Donc habaye fuite, une opération mu gisirikari. Iyo uteganya operation ikomeye nk'iyo ngiyo, ntabwo ugomba kujya kuyiririmba, kereka iyo wizeye ko utera ubwoba, none iyo ntambara ntizabe ariko ugatsinda utarwanya. Ntabwo ari byo rero, ntibizabakundira. Rudahigwa ntayizaba. Donc uko bigenda byevuriwa, uko iminsi igenda yicuma, niho tubona le spectre yuko Rudahigwa ubriye hazaba ibindi bintu uretse yo. Voilà. Muzehe Bahunga, no urumva wakoze cyane rwose General Sagahutu, kuko buriya ari nkeka ko abakurikiye ikiganiro bashobora kuba bari kunyurwa, bari kureba kuko buryo turi kugerageza kubyumva ushobora kuba bwatugira twese akamaro. Ndagira ngo Muzehe Bahunga tubwire uko geopolitike imeze. Donc urabona hari navuze 98 murabyibuka, ariko muribuka ko habaye intambara ebyiri muri Kongo, sibyo? Zahuje bariya nyine bari gushaka kuguma muri Kongo bakahita iwabo, n'abandi bababwira bati oya, iki gihugu kirazwi, gifite imipaka yacu, ni mu kivemo. Geopolitike bifatite Muzehe Bahunga uko bimeze uyu munsi. Urakoze cyane rwose. Ngira ngo nshimire Sagahutu, unasobanura ibintu neza cyane ibyo bya gisirikare. Bitumye wenda mbere yuko njya gusubiza ikibazo cyawe ukimbajije, cyangwa ukuntu niba mwibuka neza, hari inama iteganijwe ku itariki ya 24 y'uku kwezi, izaba irimo yabaye izaba perezida uzayiyobora ni Union Africaine, harimo Communauté économique africaine, irimo SADC, irimo Conférence internationale sur les Grands Lacs, kugira ngo bumvikane ukuntu bazakorana. Njya muri sanse yuko yavugaga Sagahutu, yuko bazabyumva batashobora kugenda kuzahora ngo barasane, ko bagomba kuzumvikana. Kandi ikindi twibuka nuko bose ari SADC, ari n'iriya East African Community, y'amafaranga menshi atangwa n'abo bazungu. Mwibukana none uriya Muzito wahoze ari Premier Ministre wa Zaire cyangwa Kongo gihe cya Kabila, yavuze ati bamamaje ba dialogue avec Kigali, avuga ati no dialogue no kwikura n'abamutegeka, donc n'abamutuma we ntabwo n'intambara twarwana we. Niba hagomba kuba dialogue, tugomba kuvugana n'abamutegeka n'abamutuma. Aro nkahera ko nza kuri geopolitique, kucyo Sagahutu nanone yavuze.
ubyerekeye uwahekagwa arigenza. Hari utuntu tumwe rimwe na rimwe ajya avuga Kagame, Perezida Kagame, kandi wenda dufite insignification. Yaravuze mu 2015 bashaka guhindura constitution, ngo baramushatse bamubwira bateri ariko se ujye utakora nka Putin ukaba washyira abandi bantu ngo amushyira na list. Yarabyivugiye bamushyira list y'abantu bagomba kumusimbura. Ababwira ati se iyi ni mwebwe mu ngisha demokarasi mushaka kwishyira abantu banyu. Igihe kuri gihe cyerekana iki? Yerekana babo bati ubanze igihe kimaze kurenga. Ejo we nanone avuga ibyanyuma yavuga kagero bigihe yavuze igihe yahu abantu bo mu cyaka gihe bari bahuye, avuga ati n'aba businessmen baje kundeba baramwe batwebwe kugira ngo tuzashora amafaranga yacu tugomba kumenya igihe uzaviraho n'iryari, kuko bareba ko igihe amaze bishobora kuba bifite ari niko bigaragara ntuzani factor d'instabilité à l'avenir. Ataho dushiye amafaranga yacu tugomba kumenya uko amafaranga yacu tugomba kumenya kwari kizavamo. Ewe bikerekana iki? Yuko abo bantu bari gusa nkaho bamuva. Ikindi hari ejo bundi Biden yavuga muri discours yakiriye abajournaliste avuga ati ibihugu ngo bifata abantu bitabatakuje amategeko. Kuvuga mu Rwanda muri kuko bigeze 3 cyangwa 4 ntabwo ari anecdote n'ikintu yajateguye, byerekana tendance arimo kuganisha. Ikindi nanone urebye nanone iriya ntambara muri geopolitique bashobora kuba baramukoreshaga yamfite yo twakwibuka nuko niyo programu tuvuga yo kuba wenda kari agace ka ariya RSD Congo ifatwa n'u Rwanda. Reka na utuntu tumwe na tumwe twerekana ko iyo programu ishobora kuba yarigeze kuba uno abantu bayifite. Hari umuntu witwa Dr. Peter Pan yaramvuye special igihe cya Trump, wamvuye special muri Grand Lac kuva mu mwaka 2018 kujya mu mwaka 2020. Yanditse article igihe M23 yari yateye. Titre yanditse article avuga ngo to save Congo it must fall apart. Kugiza Congo nuko yasandara yamaze imyaka 2. Uwo muntu ni director wa Departement Afrique muri ya think tank ya OTAN yitwa Atlantic Council. Icyo kintu ejo kuba muri mu myanya byigeze kubaho, ariko bagasanga nibasanga nkuko natekerezaga bare baze ko nibagana kuri Congo ko kizasaduka bavuga ko avec est na west bitandukanye ko ufakora akantu gato gusa kwa sandara. Iriya rero patriotism yerekanye yuko bashobora kuba batagisha ibyo bintu batakibikeneye. Ikindi muribuka nanone byerekeye access resources za Congo, muribuka ko muri gihe Biden yari yatumiye chef d'etat w'Abanyafurika, Congo na Zambia basi na societe y'Abanyamerika kuzajya bakora za batterie zo mu modoka ziko ari cyo bikenewe cyane. Arabwo yakantu yavuze nanone yavuze Sagahutu yuko biriya byambanga cucuko ari type bahawe n'Abanyamerika, kuko lokolta usabye nka 80% 80% yajaga mu Rwanda ko bariho yaturukaga. Ikindi nuko kubyerekeza habe niba mwibuka neza nanone hari izine bari bashyize mu Rwanda ya zahabu ubu yarahagaze. Ubu noneho Qatar yakoze accord direct avec Congo pour l'exploitation raffinement y'iyo zahabu. Ibyo nasomye niba ari byo nuko ubundi bavuga ko bazaba izine ya mbere ya kolta mu Rwanda ari muri Afrika, ubanza barayume cyangwa ikintu cyarimiriwe muri Tanzania. Byerekana ikirere bikaba byerekana ko ushobora kuba za interest zihinduka, kuko ntuzani bavuze Kisingeri avuga ati America has no friends, it has interests. America nta nshuti igira inyungu. Nanone Prime Minister w'Ubwongereza Churchill yavuze ati muri politike nta nyungu nta bucuti buhoraho, nta bwanze bunyuraho ikiburaho ni inyungu. In politics there is no permanent friend,
there is no permanent enemy, only the national interest is permanent. Yes. Avuga ni urebye muri zo context yavuze ati wahekaga ari igenzi urebye resi inyungu ziri mu kwerekana niki nakongeraho nanibagiwe nuko urebye ejo bundi muri ya visit Kagame yagize muri za Benin ataya nguvuga ngo none ngo ntabwo abazungu bafite uburenga monopole yo kuza muri Afrika. Iko ishobora kwerekana nuko nagukina ya kareta yuko ya ideologique yuko ya East West yongo byerekana ko ashobora kuba ari icyo kibazo gihari. Nejo bundi nanone hari delegation yaje Bugande nanone Museveni yayakiriye yo muri Union Soviétique avuga ati ngewe nandikiye bari abazungu yuko ko batagomba kungura ngo nanjye mbanje kandi ntaho judge dupfa tuwane independence mwaradufashije ntabwo mbona impamvu bashobora kungisha ngomba kwanga ati bwose nanabyanditse mishyira mu nyandiko. Iyo birebye rero ibyo n'uya muhungu twabona bwo asaragurika niki ibyo rero bisa naho byerekana ntuza preuve de force avuga ati nimutageze mu cyananye ryanga. Ikindi ananone discours Kagame yigeze kuvuga avuga ati ngo barashaka kugira ngo kubera ko nta kintu dufite ashaka kugira ngo bashaka kuduva avuga ati they have the means, we have the way. Bafite ibintu ariko dufite uburyo, ubwo buryo rero nimwe bukora n'ubwo bukoryo wenda, ariko ibyo byose nshaka kwerekana nuko muri geopolitique izasinyo zerekana ko ari ibintu biri mu guhinduka. Ko ikindi yavuze saka butavuga ati niyo army ati uniforme hari abantu barimo kurwanira kujya kubigisha, hari ababirigi, hari abanyamerika, hari n'abandi, nabo bose ni abantu bashaka kuza inarme ishobora kuba yakwirwanaho itagomba gukenera umuntu. Kuko ikintu twanya kugikiraho cya na mbere nuko nibyo koko kugira ngo ugire izahabu groupe zigira kwijana ufite igihugu numva na absence de l'etat. Ibyo ni ikintu kigaragara cyane nta donc il faut que l'etat iba etat no ufite le monopole sur l'utilisation de la force. Ibyo kandi mu kubyubaka iyo ngarutse kujya mu rezime nta nabagiye nuko iyo avuga muri geopolitique nuko mbona ibintu birimo guhinduka byakorwa mu kantu gato yavuze saga udavuga ati uwahekwaga ubanda atangiye gutangira kwigenza. Okay, urakoze muzehe, ndabona umukoro wagize wageza aho duhisha amaso yawe kandi kubera urutoki ndabyumva wenda no kubera warufashe mu bwira ariko gerageze kubishiraho mu kanya kuko turi kugana ku musozi ariko urabona neza noneho oya urutoki rwacari kugaragara sorry rwamuco Eugene donc urumva tuvuye kuri geopolitique niyo wari wanayintroduce ndetse ko twese turi kwivugaho. Hari ikibazo nari natangireho tuvuga ku Rwanda tureba kuko tugomba kugana ku musozo tuvuga uko Abanyarwanda bifasha umutekano w'u Rwanda w'Abanyarwanda umeze ute kubera muri karere. Ubwo nyine nagerageje kuba ariho ntangirira. Erega umutekano w'Abanyarwanda uhuye n'umutekano w'akarere. Umutekano w'akarere wahungabanye kuva Iruwero muri 81 uragenda ugera i Kinshasa ndetse uri no kwatatira Afrika yose. Iyo mvuga gutyo wenda rimwe na rimwe nsikandariza abantu ariko umutekano ni ntabagande bankranchije ibyo bintu uzi ko ndetse na John Garanga yabiguyemo. Donc ni ibintu bifashe kare akarere kose. Umutekano w'u Rwanda rero twe kujya u Rwanda turarukunda ni byiza n'urwaje ariko ngewe iyo nkureba ntabwo nkureba nyine muri iyo ensemble. Ariko noneho nshatse gusubiza ku kibazo cyawe wari watangiye no kuvuga uti ibya Malawi turabisimbuka. Umutekano mu Rwanda ndi kubona mu by'ukuri wifashe nabi deja kuko mu Rwanda nta muntu usinzira kuva akaya gatsiko kagera i Kigali ngo ndetse n'abaministiri ngo bararaga badafunze kubera itegeko rya kabaga katanze ngo ntihagire ufunga, sibyo? Ibyabaye ku bantu bazanye nako murabizi uko byataje. Umutekano w'Abanyarwanda wifashe ute? Umutekano w'Abanyarwanda kuvuga FPR wifashe nabi pe, kandi ntabwo ari bya none.
ariko ubu noneho urawumenasa kurushaho ujya kwitereza igihugu cy'igihangange nka Kongo nk'uko bagenzi banjye bakunze kubivuga. Kongo ntabwo ari donc en fait abanyarwanda bibagiwe ko abanyarwanda ntabwo ari abanyarwanda, agatsiko ka FPR ka RPF n'abantu bo kwa Museveni bibagiwe ko abanyekongo atari abanyarwanda, abanyekongo atari abagande. Icyo ngicyo ngira ngo yaba abahunga yaba na Zagahutu bakunze kubivuga. Le peuple congolais debout ntabwo yemera, ntabwo ivuga ngo nuko ngo Kisekedi yavuze ibi ngibi, niyo iyo SADC yaza cyangwa se EAC cyangwa se bakagirana amasezerano yo kuvuga ngo nibagume babicareho, abanyekongo twamaze kubona ko batazabyemera. Donc abaturage no bari kurwana intambara, kandi iyi ntambara abaturage bari kurwana ntabwo bazayitsinda. Umutekano w'abanyarwanda mbona ari menase, kuko abategetsi b'u Rwanda b'iki gihe badashaka kumva ko bafite à côté de un géant. Yego data ngo nubwo bavuga ngo David yatsinze Goliath, ngo none bo bakaba bagiye kuba David, ndakeka muri iyi situation atari uko nguko bimeze. Nge ikindi rero twigeze kuvuga mu byo bavuga, bigeze kuvuga ku muntu witwa Kabarebe uriya, uwo mutekano mu bantu bawusandaje muri cya gihugu ndetse kuva iwabo mu mbere, kuko kuva mu rupfu rwa Rwigema n'ahandi aho hose ajya avugwamo nabo babunyenyezi n'abantu hari umuvugo nigeze kubona wasohotse uyu munsi w'impyisi donc ngo ihuma. Ibyo muzawumvisha abantu bo kumpinduka. Ngewe icyo ntekereza nuko umutekano wa Kabarebe yavugiye i Rwanda avuga atari ko murinda mwavuga ngo M23 ngo na RDF, kuki mutavuga Uganda kandi ari bwo nabwo buhari? C'était un aveu pratiquement, yarabyivugiye. Ariko nkaba nizera ko kugira ngo umutekano w'abanyarwanda ushoboke uzabe mwiza, ngewe icyo nizera ntavuze na menshi, nuko nizera ko abanyekongo bazashobora gusubiza agatsiko mu mwanya wako. Kisekedi yabivuze asa naho asubira inyuma, ndizera ko atazasubira inyuma, kandi ndizera ko na SADC muri izo nama ije kuzakora iriya inama ya 24 bahunga yatubwiye, bazagerageza kuvuga batari ko Rwanda rwose rwa Kagame wacishije make ukitonda, Museveni warekeye aho gukomeza kwambara iyo uruhu rw'intama kandi nawe uri ikirura, noneho mukareka abantu bakaba mu mahoro. Icyo gihe umutekano w'u Rwanda nanone nawe uzashoboka. Ndangiriza aho ngaho, ari uko abanyarwanda ubwabo, twebwe turi hano n'abari mu gihugu, bumvishije ko bagomba nabo kwifata mu en charge, bagahaguruka bagashushubikanya agatsiko, bakakabwira bati turananiwe. Basigaye bavuga bati nzarira twishe. Uti kuki rero noneho nze kuri cya kibazo cyawe cyamara wipurito. Mwabonye ejo bundi kuri 15 z'ukwa gatanu i Geneve ibyahabereye. Wowe waruvuze ibyo muri Malawi. Amve byo muri Malawi byakurikiraga iby'i Geneve. Ni hehe mwabonye abo muri diplomasi wenda baza kudusobanurira ko HCR ifata ibihugu biri mu ntambara, kuko u Rwanda ruri kurwana na Kongo, bagasinya amasezerano yo kuvuga ngo duhane impunzi. Ni ukuvuga iki?
impunzi zabaye les prisonniers de guerre s'il vous plaît. Ni ukuvuga iki? Convention ya 1948 i Kigali ni Geneve yabaye caduque. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Déclaration universelle des droits de l'homme yabaye complètement nabivuga ngo iki? ntabwo icubahirizwa niko bimeze. Yabaye complètement violé. Kuvuga ngo ibihugu bibiri biri kurwana bihane les prisonniers de guerre, kuko bariya donc ni ukuvuga ko impunzi kuva ejo bundi zagize statut ya prisonnier de guerre. Ubu gifite statut de réfugié muri iki gihe. Navuga nti kandi mwumvishe noneho n'ukuntu Kagame ajya kubagura no kubagurisha mu Bwongereza. Donc ni ibibazo birakomeye. Noneho rero ugafata abaturage bari barabonye ubuhungiro mu gihugu nka Malawi, mwabonye ukuntu hameze, wagira ngo babajyanye muri camp de concentration. Donc noneho twebwe se Abanyarwanda dukora iki? Bari abantu ese ko aho turi ko dufite imbunda ze ngo tujye kubarwanira? Dufite sinamenya ubwo aho ngaho amagambo nayaharira abampuriye bazi na diplomasi, kuko ngiye mbivuze nabivugana emotion wenda n'uburakari nkavuga ibyo ntagomba kuvuga. Ariko umutekano w'Abanyarwanda baba bari mu gihugu turawuzi ko iyo ufite inzara nta mutekano ufite, kandi barafungwa buri munsi, baricwa buri munsi, baranigwa, bagira gute, kandi ababaniga nabo babikora kugira ngo babone icyo barya. No, abari hanze nous sommes malmenés. Donc Abanyarwanda nibahaguruke babe nk'Abanyekongo, bavuge bati birahagije. Ukoze Eugene, numva ubu turi gusoza, rero ndagira ngo nsabe nanone na generali na Muzee Bahunga baze kugira basoza. Mu by'ukuri ikibazo cyose intangiriro yacu ni uko nyine umutekano w'umuntu uwo ari we wese aho ari, ntabwo ureba we gusa, ureba n'uwo bari kumwe. Ntabwo ushobora kugira umutekano uwo muri kumwe muvugana nta mutekano afite. No ku bihugu ni uko, sibyo? Ikindi wenda abantu benshi hari muzi wa mugabo muri Senegal bavuze ko ubundi igihe cyose Kongo nk'igihugu kiri mu mutima mu by'ukuri wa Afurika kitaragira umutekano wuzuye, mbere abandi bose bari iruhande kubera nyine bw'ubukungu bwacu mwavuze, bazakomeza gushaka kubisahura. Ariko turebe general ubusirikare igihugu cyari cyo cyose kigenga kubera ko gifite ingufu ko gishobora kwihagararaho. Kongo watubwiye ko ubu ngubu bishobora kwihagararaho, ifite n'amahirwe. Hari ibihugu by'inshuti biri kuza kuyirengera. Bite umutekano w'u Rwanda uzaboneka, umutekano wa Kongo uzaboneka? No. icyo ngicyo wenda ndabanza ndasa n'uwirabata ku byo je navuze, kubera ko igihugu cyacu u Rwanda, hari abandi muri twe hari bafite ikindi gihugu n'ibyo. u Rwanda burya ntabwo kuva rwafatwa na bariya barurimo ubu baruyoboye, ntaho umutekano uri. N'abari ubwabo baruyoboye nta mutekano bafite, kuko ntabwo biyizeye. Nicyo bafitemo muri bo, hari icyoba gituma nta mutekano nyine uhari. Udafite umutekano ku bwawe ntushobora kuwuha abo uyobora. Donc ubwo ni ikintu abantu bagomba kumenya. Ubwo nashaka kubaha joke, nashaka blague. Yo numvise bariya nyine bamaze gukora ibyo bise gucyura impunzi, aho zari ziri Mutobo, haje umunyamakuru, ntabwo mwibuka ibyo ari byo byose, yabazaga uwari ushinzwe icyo kigo cy'Umutobo, ariko nawe ari umuntu wavuye hanze. Noneho aramubaza ati izi mpunzi muri kuzana hano umutekano wazo umeze uti?
noneho urumva muzi uko bavuga ngo izi mpunzi si umutekano wazo turawuhungabanya. Mwumva igisubizo yatanze. Noneho umujournaliste aba ari urwana no kubikosora, ariko urumva icyari kiri mu mutwe wa muntu nuko izo mpunzi bagomba kuhungabanya umutekano wazo. Ubwo rero ngaruke hariya nyine aho tuvuga tuti byagenda bite, abantu bakwitegura gute ibizava muri riya hururu rizava muri Kongo wenda bigana mu Rwanda. Icyo navuga ni nk'ibyo Eugene yavuze, nuko Abanyarwanda ubu ngubu bakwiye kwimenya. Twakunze kuvuga ko dushima ukuntu le patriotisme y'Abanyekongo, ko bahagurutse kugira ngo umwanzi bamaze kumwidentifiya bamumenye kugira ngo birwaneho, ko babikoze neza. Ariko nabo bari gukurikiza amasomo bahawe n'Abanyarwanda bamwe, bababwira bati kurwana na bariya abantu no gukora kuri ubu buryo barabikora. Natwe rero tugomba kuba abantu bacu bagomba kugira ibyo bakopera mu byo bariya bakoze dans ce cadre de patriotisme, noneho bakagera kuri ya gahunda navuze yo kwimenya. Abanyarwanda bagomba kwimenya kugira ngo umutekano wabo ushoboke, kuko ntibashobora kuwutegereza kuri kariya gatsiko gafite umugambi wo kuwuhungabanya. Donc Abanyarwanda bagomba umutekano, bakimenya. Nemera ko hatazabura n'abantu bizagwa ku mutima ko bashobora kubafasha bakabatera inkunga muri iyo gahunda yo kugira ngo bigarurire umutekano, bagire umutekano ubwabo, kandi batume n'abandi abaturanyi babo n'abandi bose bawugira. Ubwo rero Rwanda, Abanyarwanda bene wacu, abavandimwe bacu, bakuru bacu, bashiki bacu, barumuna bacu, igihe kirageze cyo kwimenya niba koko dushaka umutekano, kuko uwo duhabwa n'abatuyobora ntawe. Ahubwo aho kugira ngo badushakire umutekano, badushakira amahane no mu baturanyi. Donc Abanyarwanda bagomba kwimenya. Ndumva narekeraho. Urakoze, bivuze neza cyane, kandi niko biri nyine, ni ukwimenya, ariko kugira ngo umenye noneho ugire uwo mutekano ube na mugenzi wawe n'umuturanyi. Muzehe nawe. Urakoze cyane. Nagira ngo hari ikibazo Dr. Eugene yigeze kubaza ntitwagisubiza, avuga ati inyungu z'Ubugande n'u Rwanda na Kenya nizihe. En fait icyo kibazo buri gihugu cyose kigomba kuba gifite inyungu mu cyo baturanye. Ibyo c'est classique. Donc biterwa no kubidefinisa no kubigeraho, ariko buri gihugu ugomba kuba ufite ikintu ugomba gukuramo umuturanye kugira ngo byuzuze ibyo budafite, cyangwa mufatanye kugira ngo ugere ku byo ushaka. Nabitandukanye bite nk'ubu gihe cya leta ya Habyarimana, nari muri diplomasi, ikibazo cyo muri CPGR kwari kugira ngo binyure mu mahoro. Yatuma hari CPGR, kandi tugeze kuri duhari habe gusinya accord de libre circulation des personnes et des biens, hari na banki duhuriyeho. Donc kugira ngo abantu kugira ngo bajye kurwana bagende bature bakore business uko bashaka. Hari OBK nanone yarihuriyeho n'u Rwanda na Tanzania n'u Burundi, ku buryo deja bari warangije gushushanya chemin de fer zaho ibyo uko ari bitatu, Uganda, Tanzania n'u Rwanda. Ibyo noneho bari yabaje bashaka gukoresha ingufu, bashaka kugira inyungu aho ngaho, ariko rero ugomba kugira nanone politiki ugomba kubikora mu mahoro. Ikindi bigatuka rero mutuma yavuze nanone gikomeye cyane buje nuko kugira ngo bihinduke nuko hahinduka ubutegetsi mu Rwanda. Ufunze mikoro yawe muzehe. Ideology genga bitekerezo
y'urugomo, hari ibyo bita revolutionary violence. Donc banuza abatura bakora ko ntuza ku France Fanon avec Museveni yarangiza wongeye gufunga mikrofone umuntu wari telefone yavuze yuko la violence purifiée l'homme. France Fanon l'exemple du Mozambique muri kibana cya 68 iwo 8 n'icyenda niho yarangije mikrofone intuza muri philosophie. Donc iyo philosophie nta uragwenda bani iyo philosophie. Donc Bugande barabikoresheje bafata ubutegetsi, mu Rwanda bafata ubutegetsi, muri Kongo nano bagiye bakoraho mu butu. Ubu bashaka kugira no kugira ngo igeze kubivuga nuko bari abarwana bari kugira ngo babone noneho umwanya wo kugira ngo babone abandi ba ministre no kujya muri army y'Infiltrate army. Ibyo tugomba kwifata ko hari ingenga bitekerezo bafite ugomba guhagarikwa na Kongo ivuga twebwe ntabwo mfite monopole, ntabwo muzabishobora. Igomba kumva ko ibigomba guhinduka. Akora politike étrangère yabishingiye kuri iryo ingengabitekerezo. Kandi nanone mu Rwanda ibihari kwicwa n'inzara n'ibindi nuko yariho igitugu harya ngo bari kugamba cyane iterabwoba. Iterabwoba nabyo ari mu Rwanda nabyo ni ibintu bihuje n'ingengabitekerezo ukoma ku butegetsi yudafite ko abaturage bari inyuma yawe. Bigahura nanone ibyo bari twavuze byo ndumva tugiye kurangiza turukugana gerageza kwihuta kugira ngo turangize. Abona yumva nuko avuga ati yavuze ati ntabwo tuzagira muri Gaborone yaragiye mikrofone yawe uri gufunga sinzi impamvu. Ntabwo tuzagira amahoro igihe ubutegetsi buzahinduka mu Rwanda. Icyo nanjye ndabona iki bizabifiteho ingaruka kuko iyo barwana mwabonye uko byagenzwe abantu bo ku Gisenyi bafite ikibazo. Ikindi tugomba gutekerezaho nuko ziriya cyangwa twebwe. Ikindi nuko abantu barimo gupfa n'abana bari mu gufata ku muhanda na hehe n'Abanyarwanda barimo gupfa. Abazakoma inkomere zabaho nabyo nimitera. Ikindi cyanyuma njya mu mvugeho n'iki impunzi ziri muri Kongo. Niya mpunzi ni muri Kongo yageze kuvuga yakora yabaye mu Geneve nuko biriya biratureba kugira ngo tube twahahura kugira ngo noneho niba bazata muri condition zihe ni ikibazo tugomba kwitaho tugomba guhagurukira. Ntangiriza bivuga ko binshimisha yuko hari abantu noneho bavuga bati twebwe reka twane kuri bari bantu kuko barugarijwe kandi ntabe nabaye byaba nabikurusha. Urakoze cyane. Urakoze mwese, reka mbanze mbashimire ko twahuye noneho nkagira ngo wenda kubera ko urabona turi kuvuga ku kibazo cy'umutekano hari iwacu, ariko ni umutekano si uw'Abanyarwanda gusa ni n'uwo mu karere. Byaba ngombwa wenda ko twazashaka uburyo tukabivuga no mu Gifaransa tukaganira kuri iki kibazo mu Gifaransa kugira ngo tutangize na bagenzi bacu muri Kongo bumve ko tuzi ko bari gukora ibintu byiza none natwe tube twanabigiraho. Ubwo turabikomeza wenda mu gikari tubiganiraho, ariko mu mbabarire kubera ko twarengeje ikiganiro cyacu kigeze ku saha hafi n'igice, ubundi twarafashe icyemezo cyo kutwemerera kitarenze isaha, ariko ibyo mwavuze nkeka ko bakurikiye radio televiziyo y'Ingaruka babikurikiye babyumvise, nkeka ko ubusesenguzi mwakoze ngo bwashimishije kandi numva n'abakurikiye nabo bwabashimishije. Mu mbabarire dusozereza aha, reka dusabe mugenzi wacu ariko arangiza ikiganiro hanyuma naho ubutaha tuzagaruka.